gusa akazuba nzamukumbura nzagukumbura kubera ko muri inshuti gusa wenda pe ntabwo nakirengagiza nyine ukuntu hano wanyirukanye kanyugara nabi nk'umujura sizi mpamvu ibintu byanze kumva ese fe urakijijwe ndagerageza nyine mbarumva ndi gutwarana cyangwa se uraharanira yego kugira ngo numve nakizwe ariko nyine ndi none se kuko na Dawidi ubwe uribuka ko Dawidi niwe muntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka arangije saba ngora nyine nandi umunyantege nkeya ndacuma kakaro kinzi kako zimya bebe Bazi fe nagusabye imbabazi bitari rebwe okay ndongeye fe basi mbabara ku byabaye nkubeshye ubabara n'abankubeshye n'ukuri kw'Imana Richard wiseka urumva kubabara ntago ari bipfa kuza mutambabara cyane nkese muriki fe umurasaba imbabazi umuntu inshuro 5 ayo kantunguye ariko kuko yaguteze kuko abwira ngo ninjyane ntari bindi kanjyana ariko fe uzi gusaba umuntu ikintu agifite akagikwiye okay kujya tubireke ibyo bazi tubireke tuzagura tubareka tubanye neza nta dada mbereka zo zirimo gucyo nashaka kubwira wa mubyeyi we Richard ndabizi ko uri umugabo ndaterwa wundi mugabo ariko iyi nzu yawe ubona ibitse amabanga menshi cyane wowe umunsi umwe n'umunyamabanga ari muri ino nzu